Fazo bibaye na byiza ntabwo wansiga hano kuko ndi kubona Kanuma atari kunyitaho bihagije, ari kumfata nk'uwatazi akansuzuguza umugore we, ari ukugira ngo nkomeze gusuzugurirwa hano. Si bya byiza tujanye. Ariko mama, cyo hari ikibazo kimwe nibaza kugeza n'izi saha ngayobegwa. Ngewe ubwanjye ko nafashe gahunda ngavuga ngo niba umugore ari kugufata nabi, ngiyemeza ngabwira umukozi akaje afata amafaranga ngira ngo akugurire icyo ushaka, ko kugira ngo buri kimwe cyose ukibaza umugore wanjye, ukabura ugukomeza ugahatiriza ukavuga ngo ugomba kuja kuba kwa Fazo. Ibyo byo nta nubwo bigomba no gushoboka, kubera ko Fazo ndiyigeze atekereza igitekerezo cyo kugukuri mu rugo ngakujaniwe. Ntabwo yakujyana rero uko kuvanye hano iwanje. Awe fitiye za mahongo se nabane akunjeyo iconze ico. Umubyeyi wacu ukunda uri kumufata nuko ndi kumva ukunda ari kuganya. Kano hari ico umugore wawe ahishe ari namenye. Kanuma Ariko wenda hari sinzi wenda ikintu cy'umuntu yakora, kuko nje ndi kumva ari ibintu biba birenze cyane. Fazo mama ndiyigeze agira umutima umeze gutya utari watangira kugera hano. Ibi byose bigize ari ukuri gutangira kugera hano. Niba uri kuva mu rugo rwawe ukaza kunderanya na mama, ico kintu cyo sinjobora kucihanganira. Binabaye na ngombwa ngewe pe nagusaba kugira ngo uje uraza hano mu rugo nzani yipfukire yo kuza kundanya n'umubyeyi wanje wabyara kukagume wawe. Sinje ndingwara ku buryo nagiye kwanduza mama ubwo bibye. Oya, cyo bintu ntabwo bishoboka ahubwo Ndingwara ibyo byo kuvuga ngo uri ingwara, kuko mama iyo uvuye hano arahinduka. please garukiraho. Kanuma ndi gutekereza uburyo nagurishije amasambu yanjye, natekereza ibintu byose nagutakaje ngo ndi kukurishira nguri kwiga, narangiza umugore wawe kari kunsuzugura bene akakagende buriya biri kunjya ku mutima kicuza n'icyatumye ngurisha amasambu yanjye ngo ndi kukurihira. umugabo ndano gutekereza. Fazo ngewe nzi yuko neza iki kibazo ndaza kugikemura, ahubwo Fazo bibaye byiza yamvira mu rugo akagenda, ibindi ngazashobora ngabyikurikirane. Ngo mama wawe ntihagurukire nigenda mama ukaramuka wongeye kumbwira ubusa ukongera ugataka ngazongera kumva hari igisigaye hano kiwereye kibi. Menya ngo kuba hano ni ngo kuba mu kaburi. Dore ndagiye Mvira mu rugo genda. ndagiye. Izi saha saa 3 zaine ndi kubona zigiye kugera. Ubu naturutse mu cyaro nguje hano mu mugi uje kureba ndi. Ngo undavenga jahe behuru kujahe. Niweho nayinzi, niweho nadiyanzi umbashije ibyo bintu. Muko muri iki kinyejana tugezemo ndago mwari nkawe ari wo kugenda gano masaha pe, ndago bikwiriye n'umunsi nagumwe. Konzi ko papa wawe na mama bawe bitondaga, wehe iyo myifatire wayitoraguye. Je bisaza by'uburero na nabibiriye foromire ego. Nadi niwe utinyutse kumbwira ngo ndi igisaza. Uri gisaza nyine. Konzi ko musaza wawe iyo mico atayigira, uba ari kwizengunukaho rero ngo mushiki wanje ari gushashana ngaje, ari kwituma indiga akituma umunyu, rero namunyuzeho ari gukora n'ikiyede. Ubwo wowe wabuze ibyo wakora mu rugo. Ngo nabuze ibyo nakora.
ugeraga mu rugo ugasanga ndakazi ndi gukora basi ayiga mana ababyeyi babyaye ariko wa musaza we ushinzwe iki ku buzima bwanje urangaburiraga umwari nkawe umwari w'imfubyi utagira se na nyina akifata ngawe muko baravugaga ngo igi ryahanye inyoni kandi nyamwanga kumva ntiyatanze kubona uransuzuguye arikaga amajoro gawe ibyo uzakura muzabibona we mu Babyloni ahe muko ngo ndi Babyloni buriya wiyibagije ukuntu nabanye naswo n'ibihe byiza twagiranye inama ndi kuguha ni ubuntu nta mafaranga ugiye kumva ibi bintu ndi kukubwira uzabyibonaho bidatinze kandi uzavuga ati ko kimbaye narumviye wa musaza kanguhigamira utanyikubitira babanye na papa se abanye nanje mva imbere se ampaye nka rero ngaho mugenga wo murebe ababyeyi babyaye ubu ngo natwe turi kubyara ayi mbabariye musaza wawe kangende ibintu ukunkorera Imana izabikwishura none se wifuza iki muri make nifuza iki icyambere nifuza kugira ngo uriya mugore wawe umwigishe ikinyabupfura anyubahe kunyicisha inzara byarabimenyeye reba amaze kudara nsigaye ndambara n'iribaye bakagira ngo barinyanitseho nimba nsigaye ndi umuntu uzi ko nsigaye guca nsubiye mu cyaro iwacu nyine umva reka nkubwire umugore wanjye nzi neza ko yubaha kandi noneho niba atagerageza kukubaha nari narabimusabye arabinyemerera kandi noneho njyewe mufitiye icyizere ko yubaha niba atabikora nguko ubishaka njye ndagerageza nongere mbimubwire ndebe wenda hariko amahoro yagira ute yakomeza akogera ariko noneho ndukomeje kugira ikibazo cyo kuvuga ngo ushaka kugira ngo uje kuba ngo kwafazo ariko uba kwafazo kwa nini kwafazo gute hari ikintu ari kugukinga abona ubwiye agatangira kunsuzugura akankaragisha agati wagaruka akakwigiraho nyoni nyinshi uriya mugore wawe ni umugome usibye no kuba umugome arenze no mbese sha nyine ibyo tubyihorere mama ibyo tubyihorere icyo kibazo cyawe ndaza kugikurikirana kandi wumve yuko ndari umugabo wo kunanirwa gukemura ikibazo kiri hagati yanjye n'umugore nawe sibyo niba nariyemeje ngavuga ngo ngiye kukuzana hamwe nanjye ubwo nari nizeye ko ibibazo byose bigomba kuba ngomba kugira ute kubikemura rero ngomba kubihagarara ng'umuntu w'umugabo kandi ndizera ndashidikanya yuko ibintu bigomba kugenda neza ahubwo nshaka ngo ubane n'umugore wanjye neza noneho nuramura umuna wanjye ari we Fazo nawe aze tubane ng'umuryango tubane neza tubane mu mahoro duture dutuje kandi duture duturanye mu mahoro sibyo nicyo kintu kizima kigomba kudufasha kuba muri iyi si kandi guhera kera rwose nibyo bintu mbaranira muri njyewe rero mubimfashemo kandi nawe ibyo udashoboye kwihanganira wabonye byinshi kwihanganira umukazana ntabwo ari wowe wanashobora kugira ute kwihangana sibyo na papa yaragiye uremera uraturera turi batoya turakura ibyo byose washoboye kubyihanganira kugeza iki gihe rero kuvuga ngo ikibazo cy'umugore ngo ncike kugunana kukihanganira mama mbabarira ugira umutima ukomeye ubwo ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga kugira ngo umukazana ansuzuguza agati nansuzugura singire ngo n'ikibazo ntabwo ibyo bintu byakunda nyine wowe ihangane ikibazo cy'ufite njye nakwemera ko naza kugikemura sibyo yego sawa
nizere ko nyine uri buze kubikemura nk'uko mbishaka. Uramukazana ngo tubane mu mahoro. Azagendera ku gace ngendere ku bwigona, agendere ku kaguru ngendere ku ndi, umva hasi no hejuru nta bibazo. Sinabana nawe ibikisi akarusohotse. Mushiki wanje uri kureba Nadibu yarananiye ijoro asigara ataha. Mana yanje niyo yaba ari umugabo ntiyataha ririya joro, asigara ataha nijoro saa sita z'ijoro akaza ari kundaho inzugi. Njubu yarananiye sinzi ico niba nawe uzaza tukamuhana sinzi pe. Mugendekeye gute? Nadia asigaye yarananiye sinzi uko nzabigenza, ariko niba ufata umugambi gumwe. Nje niba ngiye kubana nawe muyoboye, niba adashaka ngiye kuzamusiga hararubemo wenyine, kuko nje ndaho narira umukobwa nje ndataha mbere ye. Ndi umusore nje muruta we angurikira, nta byashoboka. Ahubwo niga mvuye guhaha twamvuye gushaka nzanga aratugurishije agiye gusinda. Ibintu nibyo ndaga ari byo asigaye yarifashe nabi. Nje rero ndago mbishigikiye buriya nikinzanye hano ni ibyo. Dore n'iri joro twari twaburaye, ubwo urebye uko tugenza wareba uko tugenza tukaja kujya. None siko nanje hano meze nabi, nanje ibibazo bya hano ngo biranyoroheye. Urebye ukuntu umeze noneho wakumirwa. Ndagucumbikana n'umugabo wawe? Na maboko asigaye amfata nabi aranyangaga mana. Siko naherutse areba mu caro yageze iwanyu gute? Ni umugabo wagiye kumuzana ngazabe hano. Ahubwo ari kugira shima Imana kuko bamuzanye mu mujyi, ahubwo asigaye yarifashe nabi agumva yuko taba mwari n'urugo. Nanje ubu byaranjanze. Ubwo tuzabigenza Nade yarananiye none reba ubwo n'urugo wewe ubwo rushatse kukunanira bizagenda ute? Sinzi pe, nanje byaranyobeye. Rero musaza wanje ndureba ukuntu Nade yari kwifata nabi, ngo nawe wifate nabi. Reba twasigaye turi imfubyi, ahubwo ihangane uko maze ugwa n'urugamba hari igihe Imana izatwibuka. Nade asigaye yarananiye pe. Nanje ubwanje nziga ndamureba ngamurambigwa ngabona ndakimushaka. None ubundi tuzabigenza ute? Nawe reba kugira atahe saa sita za nijoro ntajyamye ahubwo nicuye. Umva rero ngubwiye, wewe nduzamukoreho uzamwihore nawe azicuza nyuma. Mbonaga ndakwicuza kwe pe, kuko igihe namuhaniye ngamuhana akanga ibyo ndabirambiwe. Ariko igihe azagenda ari umwe akagaruka ari babiri nzamureka nzahita muta ngende. Ndakuntu nje nakomeza kurera umukobwa uri kunzuzugura. Ejo bundi zikaherutse kunduka ngo ndi Babylon. Jewe Nade yawonze kasigaye ashabutse pe. Nawe reba umukobwa ungurikira kugira ngo anduke ibyo bintu bimeze gutya nijoro. Ubwo n'umukobwa ntose ubundi ndaho wamurega. Oya uzamwihore nawe azicuza nyuma amaze kumva ibyo ari gukora kandi mureka azicuza kandi bizamugarukiramo ingaruka nyinshi. N'ikindi cyangenzaga rero cyane twabura na n'ubu inzara iranyishe, kandi kugira ndebe niba wanatubonera senga se tukaja kwiririrwa. None sinanje hano komeze nabi, reba ukuntu nanganye ndinaringwiraga no mu muryango none buno do. Ewe mana nabaye ngagati gahagaze. Ibibazo byo ni byinshi burandi wareba nanje hano ndahagitswe umva narumiwe. Ubu genda uje kureba wenda ejo nejo bundi hari gihe wundi uzabona umuntu bagirira neza. Hari mushobora no kubona nanjye. Reka ngende nta kibazo.
gusanga Nadia natwo ndugejeje yego saratugurishije byose sigaye yarakuta akira rero ndashaka ko wabigenza ntahugire kwihangana mu rugo ngo ni guco bigenda kubaka ubundi biturukaga ndawihangana hagararaho stop tereza ibi ni ibiki deni ibiki kuva ryari muhungu wanje afashe imfubyi n'abapfakazi kuva ryari ibi bintu ubikora deni ubwo nta sano ufite nyako yarabyaye ngo muhungu wanje arere azakurera nurangiza nawe uje kurira musaza wawe na mukuru wawe niba ari mukuru wawe niba ari mwene nyoko mukecuru kiro c'ibirayi mukecuru uri kwitanda mukecuru ukunda kwambara mu mukecuru ye kangwita mubyeyi nta n'isoni ikirayi ibyo wahashe nta soni ufite uri kuna mukanya gutoragura ibirayi nta n'isoni ufite mushiki wanje yarenganye uri kubitoragura si warabihashe buriyize umuhungu wanje akazi kaba ariho kugeragere kwiba ibirayi mugacora kajana ntutubizenera nawe na bibiri urose urukundo itanu nakubyaye nigeze kunya kabiri kangahe Deni wikubikugwa mutwe nsubiza mushiki wanje yararenganye subiza mukecuru ndongera kumukoraho ukura ko kabaka imbere cyangwa nako kaboko kawe nkace n'umuhungu wanje ubwe nawe arabizi sinjya nkunda gusubiramo kabiri gatatu wavuye hano genda hasoni nyamuko hagararaho nkubwirera hagarara uri kirema nturi kunyumva birinduka Deni kuva ryari umuhungu wanje haha warangiza ukaja gufasha ngo nimba ari basaza bawe subiza hanisoni wigenje kera ariko uyu munsi ninje nawe uri kurira ngo ndakugirira impuhwe uzabaze sinakugirira impuhwe ari kugira nzikugirire wenda impuhwe nakugirira nizikira uvuye hano ukagenda wenda twazahora no munzira akakugirira impuhwe ko rambaye amahoro naho mu gihe utari wamba amahoro ngo uve muri uru rugo je nawe ni hasi no hejuru noneho urebye iby'umukazana ari kunkorera nagahumamunwa na hano uri kubona mbagaza ndi umupfu wigendera pe ushaka wabona na buno ubonye nguyaha ari gufata ibirayi umuhungu wanje yambahiye azaje abindekera ngo mbige yarangiza akabijanira za mfubyi zo nyina yasize umva rero Fazo niba utagize icyo ukora ukaba wumva ko ugiye gufatanya n'uyu muhungu wanje ibintu ari kunkorera byarutwa ari kugira ngo muzanyice byarutwa nje nkimanika kamenya ko nimanitse amaraso yanjye ntababagweho mama urabizi ko ngukunda yego kandi kuva ngire muto naharaniraga kuzakora ibikorwa byiza by'abagabo ibya Kanuma n'umugore we reka kubyitaho niba n'umugore we afite izindi nkandi wabo ntabwo mbizi ariko icyo nabonye cyo wa mugore ni umunyabwenge nabwerageje kubyereka Kanuma ntiyabyumva ariko uriya mugore asanzwe asahura urugo rwa Kanuma karujana iwabo ahubwo iciza kiruta byose icyo ndi gutekereza ubundi karakagore ko nabonye katagira ubwenge kameze nk'agashoshwe ntabwo twarebye ko agateranya na Kanuma suzi ngo hari ko ntabigenzaga Kanuma ubona ko tumubwira ibintu akabitaho yari yicaye mbese akaba ngo utabyumvishije akigendera mbese nta nubwo akinyitaho ngo kwanyitanga tukiri mu cyaro kandi karaga nkunda karebaga nkabona arakabwa impamvu nuko katumva ibyo abantu bagize bakabwiraga
akantu k'akagabo ko kurwagika ukaba uretse ubu ngubu byari bimbangayikishije byose nabishize hasi ngiye kwicara hano nawe wicare hano noneho dukora n'ijisho kuri we kari akagore kavuga ugacira gakata rimwe ganyaraho ubundi kubereke njyewe ndagapfusha amatangi ngiye kureba ibyo Fazo abantu barigene bavuga ngo Fazo n'umugome ubu ngiye kwerura bishire ku mugaragaro ikanuma nawe nazamura ubwenge bwinshi tumushire hano sawa nanjye nungutse ubwenge ariko nzanaho ubwenge kandi ntasi wari kuzanaho ubwenge mana ndakwizeye aha mbe ndi kumureba nkumvise siningeze aha ndikamenye kwishongora nawe ukaribwirije aragenda nagiye kuhita amubwira ati imbere ari kundi yari iseseme kandi koko nibyo yari itangiye kuzamuka reka nababura wa mugani ndibabura ibyica umugani wumva ngo katurogoye ego kana cyangwa kari kumviriza tureba uburyo ubutwe bwako buhagaze ngo bwisihase kahagaze hese ntabwo kumvirije ahubwo menza kave kaje kugusukura reba ko waje nyine kagusuhura